twajyana mu kirori cyo gufunguza umwaka wo kwishyura mituweli. Urumva umeze ute? Ndumva nahona twaza ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu. Wowe uriya waritanze n'ibyo nta kindi reka mwiyambukire gusa umupira ubwo niba bibiri mukambaye mama wiriwe oya nta kibazo mubyeyi hano se ko nta bibazo wishyura mituweli wishyura mituweli rero kwishyura noneho nanjye si buryohe rero bino iki kintu nguhaye impano y'umupira mwiza ariko urangwamo pe merci muzehe namutumisha muzehe tujye kuri stage utuhagararira musaza bose b'Rwamagana n'amatekinike yose ngiye tuganira none se ndaguma mu biro byanyu mwenyine tutagenda witwa nde Noheli uzi kwivuga kinyarwanda nta kivugo uzi kuririmba tujye kuri stage okay turi Rwamagana turi kwishima turi kunezerwa. Ngiye kwipimisha kuri centre de santé mbona ntanze ibiceri 220 ntangira kuvuga ariko burya ubusirimu niyumvagamo budashinga ubusirimu bwose bushingiye kuri mituweli. Ubwo rero numva ntangiye kuryoherwa na mituweli, numva mituweli mbanye isukari ntangira kujya mu. Reka nongere mbasuhuze mwese aho mwamuherereye hose haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Aha turi ni mu karere ka Rwamagana. Nababwira ngo hari gahunda mu gihugu yo gutangira umwaka mu bwisungane muri mituweli de santé, ariko ku ikubitiro iyo gahunda ikaba yatangiriye mu karere ka Rwamagana. Aha turi ni mu murenge wa Kigabiro. Muraza kumva ibyifuzo bitandukanye by'abaturage. Ese mituweli igeze kuri hejanisha iri gutangwa muri uyu mwaka w'igihembwe cya 2024-2025. By'umwihariko abaturage b'akarere ka Rwamagana biragaragara ko bari ku gipimo cyiza mu kwishyura ubwisungane muri mituweli de santé. Byinshi bitandukanye ibyifuzo by'abaturage byose muraza kubyumva, ibyahabereye guturuka ku nzego z'ibanze kuzamuka ukageza muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Muraza kumva uko abaturage byari byifashe, ariko byari bimeze neza cyane. Icyo usabwa no gukora subscribe kugira ngo tubashe kugendana neza. Wowe ntucikwe, usabwe gukurikira ukanareba buri kimwe cyose cyahabereye. Okay, let's go. Umushyushya rugamba MC Buryohe mutahwemye kumenya mu mashows atandukanye abera muri kino gihugu cy'u Rwanda kabisa ndetse no hanze yacyo, niwe waruhabaye arimo dususurutsa kabisa. Byagaragaraga ko abaturage bamwishimiye cyane ku rwego rwo hejuru, ngira ngo namwe murimo murabyibonera. MC Buryohe yanagerageje kwakira abahanzi bakizamuka ku rubyiniriro kabisa. Muri kubireba ko byari ibintu bisa neza cyane. Urubyiruko rufite impano tuzabigeraho. Biratugora gusunikira umugore biratugora gushaka amafaranga biratugora kugira ngo tugafate biratugora gukora uyu muziki biratugora iyi mihanda biratugora Bino DJ hala so hano muramwana mwese nameze fresh ufana neza, ijwi ryawe riratuma nguhamagaruze nkukubitemo ka gift. So tubigendanemo neza. Daddy ima chance urishimye? Ndishimye. Twaje mu kirori kihe? Twaje mu kirori ahangaha cya mituweli. Akira nanone umbwiye ko uzi kuririmba. Ririmbira abanyarwanda. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, dukwiye kuba abana b'Imana ihoraho tukabana amahoro.
tuzanezerwa cyane mu ijuru, icyo gihe tuzaririmbana abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Abafana be abirimo neza gift yawe sana, gift yawe ngiyi ya mbere, mbabariro yambare neza, utuje utekanye ukeye dore uyu mupira mana we, uyu no kuzajya wambara ugiye mu misa gusa. Madame ari he? Madamu wari ariko ari ahantu kure kuko atari nangaha. Okay, mu rugo bana nande? Niba nagiye nyine ariko uretse kuba ntawe hari. Okay, nari iyo bubana n'undi muntu bamugutumyeho, ariko akira akagapira kambare, nguhe umukobwa mwiza guherekeze. Murakoze. Umukobwa mwiza guherekeze. Murakoze. Nago babibwira madamu se? Ndabimubwiye. Ko umukobwa yamerekeje? Aramerekeza ariko n'umuvandimwe ntago bagiye kumuca inyuma. Dufite n'itorero, ingoma zateguwe, turarya umudiho, yewe mbega ikirori. Urakoze cyane. Hanyuma wishyuye mituweli se byibuza? Mituweli narayishyuye. Narayishyuye pe. Kuri mana bayingana nayo narayishyuye. Ubu nta kurembera mu rugo? Reka nibishoboka. Ukirwara ukora iki? Ngewe iyo ndwaye njya kwa muganga, kabona niyo nagira fievre y'umuriro, mpita nibaza impamvu iyo ariyo, ukavuga ati why pourquoi, ni ibiki bibaye kuri jyewe. Fievre yinjeho gatoya, mpita nihutira kumukakiramo wenda igipimo cyabo bakareba ikibiteye. Ukishyura nkangahe iyo ngiyeyo? 225. Akira, warakoze cyane Rwanda, thank you so much. Hanyuma akandi ka message, iyo uje buri gihe ugomba gutanga ubutumwa kandi ndabizi tukabwakira. Rwamagana oye Rwamagana oye, tujyanemo tugumanemo. Turongera kwibutsa nanone abakiza. Ngira ngo mwakomeza kwirebera, murabona ko ibyishimo byari byose mu baturage b'akarere ka Rwamagana, byari ibintu bisa neza cyane. Aha umuyobozi w'akarere ka Rwamagana aragerageza gusobanurira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uburyo ba SEDO muri iyi minsi bari gufasha abaturage mu gukurishaho cyangwa se kongereshaho abantu ku bwisungane bwa mituweli. Mbere hari hazwi uburyo bwo gukoresha ubudehe, ariko ubu ngubu haje uburyo bushya bwo gukoresha sisiteme rero ni uburyo bushya. Ushobora kureba amakuru y'umuryango wawe ukanza akanyenyeri 195 urwego, ukabasha kureba amakuru y'umuryango wawe, bityo bikanagufasha kuba byakorohera kuba wakurishaho umuntu wenda aba yaritabye Imana, cyangwa se wakongereshaho n'undi mushya ushaka gushyira ku cyiciro cyawe. Ntabwo bigikorerwa ku cyiciro cy'ubudehe, ahubwo ni sisiteme nshyashya yaje. Aha rero ba SEDO bari kugerageza gufasha abaturage muri iyo serivisi. Nibyo mubona ahangaha minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ari gusobanurirwa bigendanye no gushyira amakuru y'umuturage muri sisiteme y'imibereho myiza. Murakoze.
murakoze kuba minisita kuba meya turaba agenti b'irembo cyo gufasha abaturage. Aha umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajab aragerageza guha ikaze minisita w'ubutegetsi bw'igihugu icyarimwe anagerageza gutanga ishusho y'akarere ayoboye mu bijyanye n'ubwisungane muri mituweli kugira ngo amugaragarize neza ishusho nyayo y'uburyo abaturage bitabira ubwisungane muri mituweli. Nyakubahwa minisita, nagira ngo mu izina ry'inkeramihigo z'akarere ka Rwamagana tubashimire cyane ko mwaje kwifatanya natwe kandi tubaha ikaze. Nagira ngo abaturage b'umurenge wa Kigabiro mumfashe twakire abashyitsi bacu n'abashyirwa mu uyu nawe ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority ishami rya Rwamagana, nawe aragerageza gusobanura cyangwa se atanga ishusho rusange agaragaza imikoranire iri hagati y'icyo kigo ndetse n'abanyamuryango ba Mutuelle de Santé uburyo bakorana umunsi ku munsi. Mwese muri hano ariko cyane cyane abanyamuryango ba Mutuelle mwiriwe. Mwakoze cyane uburyo mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi wo gutangiza umwaka wa Mutuelle, umwaka wa 2025 26 miliyoni 11. Bose aba biyandikishije muri Mutuelle. Uyu mubare ungana na 88% y'abanyarwanda bose. Ibi byagezweho tubikesha uruhare rwa buri wese. Abaturage mwese muri hano b'abanyamuryango mwitabiriye iyi gahunda mukiyandikisha kandi mukiyandikisha ku gihe. Abayobozi b'inzego z'ibanze, leta n'abafatanyabikorwa batandukanye, mwarakoze cyane ubwitange n'umurava mwagaragaje, turabibashimira cyane kandi namwe mugomba kwiha ubwishimire kuko ibi byose twabigezeho kubera mwebwe. Habayeho no kumva ubuhamya bw'umwe mu baturage utarigeraga ukozwa ibya mituweli, agira ati nusirimuka uzasirimukane no gutanga mituweli kuko mituweli ujya kuvuza bakakuvura. Byinshi bitandukanye ku byiza bya mituweli nabyo yabitugejejeho. Nta mpamvu yo kujya gutonda umurongo kwa muganga, turajya muri prive niho bagera vuba. Nyamara twagezeyo bwa bushobozi nabwo butubana impfabusa. Turagaruka dushyira agasambu ku isoko. Izo zose ni ingaruka zo kutumva neza akamaro ka mituweli. Ka gasambu twagasize ku isoko kagombaga gutunga uwo muryango wundi twari dufite, ubwo n'ubundi bitupfana ubusa, turakena tubaho nabi. Nyuma ndongera ndatwita, maze gutwita ubwo njya kwipimisha. Ngiye kwipimisha kuri centre de santé mbona ntanze ibiceri 220. Ntangira kuvuga ariko burya ubusirimu niyumvagamo budashinga, ubusirimu bwose bushingiye kuri mituweli. Ubwo rero numva ntangiye kuryoherwa na mituweli, numva mituweli mbanye isukari, ntangira kujya mu bimina buryo umwaka utangira nishyuye mituweli n'ubukurikiyeho mituweli ubu mba nararangije kuyishyura. Twakiriye minisita w'ubutegetsi bw'igihugu nk'umushyitsi mukuru, nawe umva ijambo ryiza yatubwiye. Ubushize
mu nteko y'abaturage Muyumbu imvura yaraguye, ariko ndatekereza ko uyu munsi imvura itaragwa kandi twese turajyanamo nk'uko nyakubahwa guverineri yamaze kubivuga muri iyi gahunda yo gutangiza umwaka wa mituweli. Ubuzima nk'uko bamaze kubivuga turabukesha mituweli. Ndagira ngo mumfashe dushimire uriya mubyeyi watanze isomo rya mituweli. Aha nyakubahwa minisita w'ubutegetsi bw'igihugu yari ari mu kiganiro n'abanyamakuru, aho buri munyamakuru yagendaga amubaza ikibazo yumva ashaka. Yarimo aganira n'itangazamakuru, ngira ngo murimo murabikurikirana neza ukuntu byari bimeze. Niyo mpamvu twifuza ko abanyarwanda twese tujyanamo kwiteza imbere. Ikindi cyahindutse ni uko muri iyi sisiteme imibereho, sisiteme ikomatanyije izakoreshwa n'ibigo bitandukanye. Uyu munsi turayikoresha mu gutanga serivisi ya mituweli no kwivuza, ariko na serivisi zindi, za serivisi za VUP nazo zizakoresha iyi sisiteme imibereho, yaba serivisi zerekeranye n'ubuzima ndetse na serivisi yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Tuvuga ibintu bya graduation nabyo tuzakoresha iyi sisiteme ndetse Madamu Louise Mukanyonga, umuyobozi mukuru wa RSSB ishami rya Rwamagana, nawe yari kumwe n'itangazamakuru, nawe asubiza ibibazo bitandukanye abanyamakuru bamubazaga, dore nawe uko byari byifashe. Kiri dynamic kizadufasha cyane kugira ngo na leta ibyo ikora bibe biri targeted, bigenda gufasha umuturage ikibazo nyayo afite. Ashaka kubabaza amafaranga ya mituweli arakomeza kuba asanzwe, ese mwe murazamura serivisi ko mukomeza gusaba abaturage gutanga ubwisungane mu kwivuza? Murakoze, nkuko twabivuze